umubyeyi yatanze ubuhamya ku mwana we bari afite umwana w'imyaka 3 arangije amufite arimo amuhungisha ngo barangije baramufata kuri bariyeri ngo barangije baramubwira bati turabizi uko abana bawe ari abatutsi turamwica umwana ngo arangije ngo arababwira ati nimumbabarire ntabwo nzongera kuba umututsi umwana muri we yumvaga ko nyine ikibazo ari ukuba ari umututsi barangije ntabwo babihaye agaciro baramwishe kubera igihe cy'umwijima kubera igihe cy'umwijima kubera igihe cy'umwijima igihe cy'umwijima cyageze umuntu ntago abashira umuntu ahinduka inyamaswa igihe cy'umwijima cyageze ntabwo agira impuhwe twarabibonye ariko Imana iturinde igihe cy'umwijima dushimye Imana itwemereye guhagarara hano uyu mwanya reka tuyihereze icyubahiro nshimiye umushumba nayo ko yangiriye icyizere nk'umwana yareze yarangiza akambwira akanyemerera kugira ngo ntambutse icy'umwuka ashyize ku mutima wanjye. Imana ishimwe. Ndagushimiye nawe wabonetse muri aya materaniro, ubwiza bw'Imana bubane nawe. Yesu ashimwe cyane. Turi mu gihe kitoroshye, turi mu minsi 100 yo kwibuka abatutsi bazize jenoside mu 1994. Nagira ngo uze gusubiza ibitekerezo inyuma. Ubu turi gushima Imana kubera ko turi mu rusengero, ariko mu 1994 cyari igihe gikomeye, igihugu cyacuze umuborogo, impinja zitaka ntawo kuzihoza uhari, ababyeyi bataka ntawo kubahoza uhari. Ariko ubu turashima Imana yuko atari uko nguko bimeze, ahubwo hari ibintu Imana yahinduye mu gihugu cyacu. Reka tuzamure amaboko duhereze Imana icyubahiro. Hari ibintu Imana yahinduye mu gihugu cyacu. Ibyari imiborogo ntabwo bikiri imiborogo, ibyari umubabaro ntabwo bikiri umubabaro, ahubwo turi mu munezero kubera yuko Imana yaturinze, kubera yuko hari ibikomere Imana iri kugenda itwomora. Imana ishimwe. Tugiye no kwinjira mu mwanya mwiza kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana, ariko uze gusubiza ibitekerezo inyuma, uze gutekereza imibereho yo muri kiriya gihe, uze gutekereza ahantu Imana yakurindiye, ntuheranwe n'agahinda. Nubwo waba warasigaye uri wenyine mu muryango, nubwo waba ubona nta epfo nta ruguru, nagira ngo mubwire ngo hari Imana se w'imfubyi, ikaba n'umugabo w'abapfakazi. Hari Imana ijya yomora inguma, hari Imana ijya ishize ibikomere, hari Imana ijya ibwira umuntu ngo baho yarangiza akabaho. Iyo ngiyo niyo nje kukubwira uyu munsi. Kuwa kane turi mu biganiro, hari umugabo wari wiciye hafi yanjye, ni umusirikare, kuko nawe nicaye imbere, nawe yicaye imbere nkomeza kumureba. Barangije bashyiramo indirimbo ivuga ku mubyeyi wari ufite abana be 4 barimo bahunga. Arangije agera kuri bariyeri, yari afite abana 4 bakurikirana, ariko yahageze bamaze kumutema mu mutwe, arimo agenda avirirana. Arangije ngo agera kuri bariyeri, barangije baramwicaza. Bamaze kumwicaza avuga ijambo rikomeye,
arangije arababwira ati nimunyice ariko abana banjye mubababarire bagende. Arangije umubyeyi agira amagambo abwira abana be. Iyo ndirimbo iravuga ngo ibuka ijambo yakubwiye bwa nyuma. Ngiye kubona mbona umugabo atangiye kumererwa nabi, atangiye guhungabana. Ndangije narahagurutse, asohotse mpita musohoka, ndagenda ndamufata mujyana ahantu inyuma mu gikari. Ndangije muha amazi yo kunywa, ndangije ndamwihanganisha ndamuganiriza. Arangije arambwira ati pastor ntago ndize kubera yuko mama namubuze. Arambwira ati ahubwo nibutse amagambo mama yambwiye. Aturiya muhanzi wahanze iyo ndirimbo wagira ngo ni igihe yavugaga na mama. Arangije arambwira ati twageze kuri bariyeri mama dufite turi abana batatu, ati nigiye mukuru wari urimo. Ati mama arangije adusabira imbabazi, ati bagiye kumwica, arangije aramfata ashyira ku ruhande barumuna banjye batumva. Arambwira ngo uzamenye barumuna bawe, uzababere nyina babere na se, atasezeraho. Arangije arambwira ati ikintu kindijije, ntabwo nigeze nita kuri barumuna banjye, nta nubwo nigeze mbamenya. Mbyibutse ubu ngubu nonaha, nagira ngo uze kwibuka isezerano wagiranye n'Imana. Igihe iminsi mibi yari yakugezeho, igihe imvura yari ikuri ku mugongo, udashobora no kujya ku kazuba ngo wote akazuba, wibuke isezerano wagiraniye hariya n'Imana. Nurangiza urebe niba urihagazemo, nusanga utarihagazemo uze guhindura icyemezo. Reka tuzamure amaboko duhereze Imana icyubahiro. Mwami Mana yacu waraturinze, uturinda umujinya wa Satani, uturindira muri isi ishaje, uraturinda nitwa Mwami Mana yacu. Mwami Mana yacu waraturinze, uturinda umujinya wa Satani, uturindira muri isi ishaje, uraturinda nitwapfa. Ubwo twahuye n'ibigeragezo, inzitane n'ibibazo byo mu isi, wagaragaje ukunesha kwawe, uraturinda nitwa. Wagaragaje Mana we, wagaragaje ukunesha kwawe, uraturinda ntitwapfa. Haleluya. Ishimwe n'iryawe, ishimwe n'iryawe, ishimwe n'iryawe. Oh haleluya. Ishimwe n'iryawe, ishimwe n'iryawe, ishimwe n'iryawe Yesu. Haleluya. Ishimwe n'iryawe, ishimwe n'iryawe, ishimwe n'iryawe Yesu. Reka duhereze Imana icyubahiro. Nubwo twanyuze mu bikomeye bigoranye cyane, nubwo twabuze imiryango tukabura ababyeyi, nubwo twabuze abo twakundaga, ariko Imana yagaragaje kunesha kwayo mu ruhande rwacu. Imana yagaragaje kunesha kwayo mu gihugu cyacu. Reka tuzamure amaboko duhereze Imana icyubahiro. Imana yabwiye Abisirayeli, irababwira ngo nubwo mubona Yerusalemu yabaye amatongo,
irababwira ngo nzongera yubake ngo kandi izaba yubakitse. Turashima Imana yuko yongeye kubaka igihugu cyacu kikaba cyubakitse. Turashima Imana yuko yongeye kubaka abanyarwanda bakaba bubakitse. Imana yongera ize no mu ruhande rwawe igira ibintu yubaka ikomora inguma. Narivuze ngo yongera ize mu ruhande rwawe igira ibintu yubaka, yica ibyuho byari bisigaye ibyakubuzaga amahoro. Imana yongera ibyubake kandi biraba byubakitse. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana mu gitabo cya Luka ibice 22 umurongo wa 52. Luka ibice 22 umurongo wa 52. Haravuze ngo Yesu abwira abatambyi bakuru n'abatware n'abasirikare barinda urusengero n'abakuru bamuteye ati, munteye nk'abateye umwambuzi, mufite inkota n'inshyimbo. Nahoranaga namwe mu rusengero iminsi yose, ko mutarambuye amaboko ngo mumfate. Ariko noneho ni igihe cyanyu cy'ubutware bw'umwijima. Reka dusubire muri no jambo. Yesu abwira abatambyi bakuru n'abatware b'abasirikare barindaga urusengero n'abakuru bamuteye ati, munteye nk'abateye umwambuzi, mufite inkota n'inshyimbo. Nahoranaga namwe mu rusengero iminsi yose, ko mutarambuye amaboko ngo mumfate. Ariko noneho iki ni igihe cyanyu ni icy'ubutware bw'umwijima. Reka tuvuge ngo nona. Hindura gatoya dusome muri Yesaya ibice 40 umurongo waho wa mbere. Dusome mu izina rya Yesu. Nimuhumurize abantu banjye, mubahumurize, niko Imana yanyu ivuga. Muvuge ibyururutse imitima y'ab'i Yerusalemu, mukomere muhabwire ko intambara zaho zishize, kandi yuko gukiranirwa kwaho hakubabariwe n'ibyaha byaho byose habihaniwe kabiri n'Uwiteka. Nimwumve ijwi ry'urangurura ngo nimutunganyirize Uwiteka inzira mu butayu, mugororere Imana yacu inzira nyabagendwa mu kidaturwa. Igikombe cyose kizuzuzwa, kandi umusozi wose n'agasozi bizaringanizwa. N'ahagoramye hazagororwa, n'inzira zidaharuye zizaharurwa, maze icyubahiro cy'Uwiteka kizahishurwa, kandi abantu bazakibonera rimwe, kuko akanwa k'Uwiteka ariko kabivuze. Reka tuvuge ngo amina. Dusomye ijambo ry'Imana mu gitabo cya Luka Imana ishimwe cyane. Pome ijambo nakuzaniye ni ijambo rivuga ngo Imana igukingire mu gihe cy'umwijima. Ijambo nagendere ni ijambo rivuga ku gihe cy'umwijima. Igihe cy'umwijima kigera kuri Kayini, arangije yirengagiza yuko Abeli bose ibere rimwe, arangije yirengagiza yuko nyina wamubyaye ari we wabyaye Abeli, arangije yirengagiza isano ryose iryo ari ryo ryose bafitanye, arangije aterwa n'igihe cy'umwijima, arangije yica murumuna we Abeli.
ndashaka kukubwira ku gihe cy'umwijima. Igihe cy'umwijima kigera mu rugo, umugore n'umugabo bari babanye neza. Umugore yarangiza afite umwana w'uruhinja wonka, yarangiza akamwijishura akamusigira umugabo ngo njya kuva iwacu nawe nazanye musigarane, kubera ko ari igihe cy'umwijima. Umugabo nta mabere afite ari bwose umwana, ariko kubera yuko igihe cy'umwijima cyamaze kumugeramo arabikora. Nagira ngo mubwire ngo umuntu wageze mu gihe cy'umwijima ntabwo atekereza nk'umuntu. Imana ikurinde mu gihe cy'umwijima. Igihe cy'umwijima kiza ku bantu bakorana ari babiri, yarangiza akakugirira ishyari, yarangiza akavuga ngo ndamwirukanisha, nyamara za ntebe ebyiri ntabwo ari buzicareho kubera yuko yageze mu gihe cy'umwijima. Imana iturinde igihe cy'umwijima. Igihe cy'umwijima kirangije kiragera, abasenganye na Yesu bazi imirimo n'ibitangaza yakoze, abo yatumuye imitsima barangiza bakarya, abatashye ubukwe ibinyobwa bishize, arangije arongera ababwira kuvoma amazi barayavoma, amazi ayahindura divayi baranywa, abo yahagurushije ibirema bahari, abo yahumuye impumyi bahari. Igihe cy'umwijima kirangije kirabatera, barangije baba ari bo bamugambanira. Si igitangaza yuko wakugambanira ari wo mwabanye, si igitangaza yuko uwo mwese ibere rimwe yakugambanira, kubera ko igihe cy'umwijima cyageze. Reka tuzamure amaboko duhereze Imana icyubahiro. Igihe cy'umwijima, igihe cy'umwijima kirangije kiratutumba kiragera mu gihugu cyacu, dutangira kubona yuko nta munyarwanda uriho, hariho umutwe umuhutu n'umututsi. Imana ishimwe. Igihe cy'umwijima kiratutumba, umugenzi w'undi inshuti y'undi igatangira kumubonamo inzoka. Imana iturinde igihe cy'umwijima. Igihe cy'umwijima kirangije kiragera, abanyarwanda twiyambura ubumuntu, abanyarwanda dutesha agaciro ikiremwa muntu, dutangira kwicana kubera yuko ari igihe cy'umwijima. Ni igihe cy'ubutware bw'umwijima, igihe cy'ubutware bw'umwijima. Umuntu yirengagiza uwamuhaye inka, umuntu yirengagiza uwamugabiye, umubyeyi akijishura umwana yarangiza akamwica. Abafitanye isano bararyibagirwa kubera yuko bamaze kwinjira mu gihe cy'umwijima. Imana ikurindira umuryango umwijima ntuzinjiremo, Imana ikurindira abana ntibazinjirwemo n'igihe cy'umwijima, Imana iturindira igihugu igihe cy'umwijima ntikizongere kwinjiramo, Imana iturindira abana igihe cy'umwijima ntikizabinjiremo. Samura haleluya. Igihe cy'umwijima, igihe cy'umwijima kirukana urukundo, igihe cy'umwijima kirukana isano. Bantu barangije baricana, bantu barangije baricana. Mubyeyi umwe yatanze ubuhamya ku mwana we, bari afite umwana w'imyaka 3, arangije amufite arimo amuhungisha, ngo barangije baramufata kuri bariyeri, ngo barangije baramubwira bati turabizi yuko abana bawe ari abatutsi, turamwica. Umwana ngo arangije
ngo arababwira ati nimumbabarire ntabwo nzongera kuba umututsi. Umwana muri bo yumvaga ko nyine ikibazo ari ukuba ari umututsi. Barangije ntabwo babihaye agaciro, baramwishe kubera igihe cy'umwijima, kubera igihe cy'umwijima, kubera igihe cy'umwijima. Igihe cy'umwijima cyageze umuntu ntabwo aba akiri umuntu, ahinduka inyamaswa. Igihe cy'umwijima cyageze ntabwo agira impuhwe, ntabwo agira impuhwe, twarabibonye. Ariko Imana iturinde igihe cy'umwijima, Imana iturinde igihe cy'umwijima. Igihe cy'umwijima kiragera, abashyingiranye ntibabimenya, abasangiye ntibabimenya, abiganye ku ntebe y'ishuri ntibabimenya, kubera yuko igihe cy'umwijima cyageze. Mujye mubohora abana banyu, bajye mu biganiro, bagende bagira ibyo bigiramo. Nirwo Rwanda rw'ejo, nirwo Rwanda rw'ejo. Vana inzika mu mutima wawe, vana ishyari mu mutima wawe. Ubundi ngo ishyari niyo etape ya nyuma yo kuba umwicanyi. Nubona ukiri umunyeshyari, uzamenye ko urwego ushigaje kugeraho wari urw'ubwicanyi. Umunyarwanda uwo ari we wese ni umunyarwanda. Vana ishyari n'inzangano mu mitima yawe, nurangiza ugire kubabarira muri wowe. Wirengagize uvuga ngo Imana yandokoye kiriya gihe, iracyashoboye, iracyashoboye. Iracyashoboye. Igihe cy'umwijima ntabwo gituma ureba imbere. Iyo wamaze kukigeramo ntabwo utekereza ejo. Sanzu abantu bakoze jenoside iyo baza kumenya ko nyuma bazabihanirwa, ntabyo bari gukora, kandi bumvaga yuko ibyo barimo bakora ariko gaciro, kubera ko bari bamaze kubibwamo inzangano, kubibwamo inzangano. Mwigisha abana banyu urukundo, mwigisha abana banyu ubumuntu, mwigisha abana banyu kubana neza n'abandi. Uzabimwigisha ute mu mutima wawe ugifite n'inzangano, mu mutima wawe ugikubita intoki ku zindi? Nyamara wihishe kiriya gihe wabwiye Imana ngo nundokora Mana nzagukorera. Ntabwo ugomba gukorera Imana ugifite ibyo bintu mu mutima wawe. Bohora umutima wawe, nurangiza ukorera Imana ikuvane mu gihe cy'umwijima. Reka tuzamura amaboko duhereze Imana icyubahiro. Yesu ngo barangije baza kumufata. Yuda niwe wari ubarangaje imbere, umwe mu bigishwa ba Yesu. Si igitangaza yuko waje kuguhekura ari uwo mwari muturanye, ari uwo mwari mubanye neza, ariko ugira umutima wo kubabarira. Turi mu gihe cyo kwibuka tuniyubaka. Ntabwo wakwiyubaka ugifite ibyo bikomere. Imana ikomera ibikomere. Uvuga ngo ababyeyi banjye batari, Imana irahari. Aho data na mama batabaye, Imana yarahabaye.
abari babafite babishe babareba, ariko wowe Imana irangije iraguhisha, Imana irangije gukingira umutaka, irangije iraguhisha. Iyo ngiyo yaguhishe iguhisha n'iki kigeragezo uhagazemo, iyakubundishiye kiriya gihe no muri iki kigeragezo ikubundishire, yaciye inzira ugatambuka, ikaguhisha amaso y'abariya bantu, yongera igucira inzira utambuka imbere y'abanzi bawe. Abakwanga ntabwo ari ikibazo, ikibazo ni igihe cy'umwijima. Basengera Imana ibavane mu gihe cy'umwijima, urukundo ruraza, ariko batarava mu gihe cy'umwijima ntabwo bishoboka. ngo barangije baraza, Yuda bari imbere. Umukunzi wawe mu kigeragezo niwe ugenda imbere y'abantu bakuvuga, uwo wizeraga niwe ugenda imbere y'abagutaramana, uwo wizeraga niwe ugenda imbere y'abavuga amagambo bagusenya. Ariko dufite Imana ibasha komora inguma, dufite Imana ibasha kurengera, dufite Imana ijya imanura ubutabazi. Iyatabaye iki gihugu cyacu cyarabaye amatongo, yarangiza igakoresha abana b'Abanyarwanda, barangiza bagatabara iki gihugu. Imana ikohereza ingabo zize zigutabare mu gihe uhagazemo, Imana ikohereza ingabo zize zikurengere mu gihe uhagazemo, zize zubaka ibyashenywe n'abanzi bawe. Reka tuzamure icyubahiro cy'Imana. Ngo barangije baraza, Yesu araranganya amaso arabareba, arangije abona harimo ba batware barindaga urusengero, abonamo abasirikare barindaga urusengero, abonamo abantu basenganye. Si igitangaza yuko uzababona mu bikundi by'abakuvuga, si igitangaza yuko uzababona mu bikundi by'abakugambanira, ariko ngo arangije yatura amagambo arababwira ngo nta kundi twabanye mu rusengero rw'Imana, twabanye mu rusengero rw'Imana, ntabwo mwigeze murambura amaboko yanyu ngo muze kumfata, ariko kubera yuko mwamaze kwinjira mu gihe cy'ubutware bw'umwijima, murabikoze. Abantu barahunze bahungira mu nsengero z'Imana bazi yuko ariho hari ubukiriro, bahungira aho Imana iri, aho bajyaga bahurira bahuje umutima, bazi yuko hari amashiriro, ariko kubera yuko inyuma yabo hari abandi bamaze kugera mu butware bw'umwijima, umwijima wabatashe, ibyari ibitekerezo byamaze gupfa, byari ubumuntu byamaze kubakurwaho, barangije babatsindayo barabica zirakarengane. Babazize uko bavutse, nyamara twese turi bene Kanyarwanda, kubera yuko bari bamaze kugera mu butware bw'umwijima. Mana yirukana ubutware bw'umwijima ku buzima bwacu, Mana yirukana ubutware bw'umwijima mu gihugu cyacu, Mana yirukana ubutware bw'umwijima. Barangije Yesu ngo baramufata, Yuda ngo arangije araza aramusoma, Yesu ngo aramubwira ngo kora icyakuzanye, kubera ko yari yamaze kubibona, yari yamaze kubibona. Mana turengere. Navuga ngo Imana igushingire mu gihe cy'umwijima. Mwanzi wawe yashize igihe cy'umwijima ku buzima bwawe, ariko Imana ishigushingire, Imana igukingire mu gihe cy'umwijima. Abakubona yuko upfuye, Imana yongera iguhereza ubuzima. Ababonaga yuko ntacyo uzimarira, Imana ikugira umuntu ukomeye mu maso yabo. Ukomerera imbere y'abakugiriye nabi, ukomerera imbere y'abaguhekuye, ukomerera imbere y'abakwanga,
ukomerere imbere y'abagukubitira intoki, ukomerere imbere y'abanzi bawe. Imana igukomeze, igutambutse igihe cy'umwijima. Imana ikurinde ntukigwemo. Tujye mu ijambo twasomye muri Yesaya. Ijambo twasomye muri Yesaya. Kigiye n'igihe kiba kigoranye, nagira ngo nkubwire inshuti yanjye, wihanganire amagambo uvuga, utagira umuntu ukomeretsa. Ayo magambo y'inzangano ugira mu mutima wawe, icyampa uyu munsi ukasiga hano mu rusengero. Yanditse umwe arandika aravuga ngo yemwe abarushye n'abaremerewe, ngo nimuze kwa Yesu abaruhure. Yesu wenyine niwe ubasha komora inguma. Yesu wenyine niwe ubasha kumenya imfubyi. Yesu wenyine abantu barushye niwe ubasha kubaruhura. Ndashima Imana yuko twageze kwa Karuhura. Imana ikuruhura ibimaze igihe bikubangamiye, imitwaro ikuremerereye, Imana iyikuruhure. Bimaze igihe biguhagaritse umutima, Imana ibikuruhure.